Muraho. Oh my god. Oh my god. Mutesi Scovia mama urwa Gasabo uraho. Ese biriya bintu siga ibyiki? Wari uri mu mujyo mwiza natwe, utangiranye natwe, uri mu kazi neza nka Robert. Exactly. Very good. Reka maze komera amashyi. Wabise butabise batwe tuba twamaze kubifata kopi tukayibikaho verso bigikubita gutyo twatfire mbangukira gutebuka kandi kangubwira nukuri kwimana umwana mwiza je ndagukunda my sister gusa sinkwanga gusa usiye ko noneho zirakubamba tu ase zirakubamba zaragushobora agoze kubamba nanyiye kwibuka wa umukiga umuruhengeri mu ntambara y'abacengezi barimo kubigisha barucago bari hari y'abasirikare bahagaze inyuma inkotanyi zazengurutse aho ngaho barangije umuganda none bakajya bavuga kikajya kivuga buhoro buhoro mu gutwi wundi ngo babara musaranye ngwa ngaguruka uvuga ibyo navugaga haguruka abantu baba babwira haguruka ariko abarahagurutse disi byembi tekerezo nk'ibi bijya bimbabaza ahagurutse abaravuze ngo twabyumvise gahunda ya leta no mutekano buri muturaje wese utaraje adufasha kuja turarari rondo uwo turaje turamufata nk'inyenzi edatawe nako nk'umucengeze noneho zerambamba nuko yavuze na Mutesi nawe noneho zeramubamba by the way muraho neza mwese akunze bamejya Robert TV Mutesi mama urwa Gasabo yiteretse neza cyane kuri space ye cyangwa kuri X ye cyangwa tuyite Twitter aha yabanje guhereza message yagomba kujya kuri Dr. Damascene njya muramuzi ko ari wa minubumwe ngo uvuga cyane bigira amagambo menshi cyane ameze nko mu TikTok wa hano mu Bugande ntashatse kuvuga izina rye aramubwira ati nishaka kukubaza ikibazo uvuga ko ku ngoma ya Kayibanda na Habyarimana abatutsi bari barahejwe mu kwiga none nje mbona ibigo byinshi bikomeye mu Rwanda bigira iminsi yo kwibuka abahoze ari abakozi babyo bazize genocide yakorewe abatutsi ese abo bageze muri ubwo buyobozi gute batarize reka ngasobanura neza kamwe aramubaje ati njya mbona ati unavuga ko ngo ku ngoma ya Kayibanda na Habyarimana abantu bahejwe mu kwiga nta muntu wigaga abantu ntago bigaga atari ko sege ko njya mbona muri leta kugeza ubu ngubu muri leta iyo tugeze mu bihe byo kwibuka hari iminsi ifatwa runaka ibigo bya leta inzego zimwe mu ministeri n'ahandi turaza kubibona munsi tubahe n'ingero ko mbona bafata iminsi yo kwibuka abakozi babo bazize genocide kandi umukanote neza muze kwibuka neza arongera arambaza ati urugero ako yambaje ati nese bagezeho bate batarize kugira ngo barinde abakozi b'ibigo bya leta cyangwa abayobozi bo muri izo nzego kandi ko tuzi ko intitarizo zibaza ijambo intite n'abantu babarize baraminoje urugero Ministeri y'Uburezi y'u Rwanda aho ngaho baribuka abakozi babo baze genocide si umwe si babiri bibuka Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda iyo nayo ifite abantu bagiye kubaza sanga bagera muri 100 cyangwa 100 Ministeri y'Ubutabera y'u Rwanda iyo ni Minisiste nayo iribuka abayo bazize genocide cyangwa ko barimo hakaza Université Nationale du Rwanda yongeyo ni butarengera ngo marahazi bo bibuka noneho benshi cyane abakozi baba ari benshi cyane kabisa hakaza Centre Hospital Université de Butare abo nabo bibuka babo Centre Hospital de Kigali iyo nayo iribuka abayo hakaza ibitaro bya Kibuye byibuka abakozi babyo Banque Nationale du Rwanda nayo yibuka abayo hakaza Banque Commerciale de Rwanda nayo iribuka Radio Rwanda iribuka ngo ikitonderwa ngo
hari n'ibindi bigo ntavuze haruguru byose bihora byibuka ababo bazize genocide mu 1994. hanyuma akamubaza akabazo munsi, aramubaza ati ese wowe wize kuyihe ngoma cyangwa kuyihe guverinoma wigiye hesha? Dusubize ministeri we Bizima, ko batize ko batigaga wigaga hera? Ntegereje Bizimana kugira ngo mbone bukomenti wawe. Mwese abakunzi ba Bizimana na Robert hano turatwarana mbiri aba Robert dutima hejuru. abagabo nago no kurwimana izo iyi ni mama Rwagasa, mureke muyirebe kunuza ku ifoto irakomeza sirikiranga muri video today, mugende mubireba cyangwa n'ibyo Robert arimo gukura ku mutwe. Ariko ibintu narababwire kambabwire, buriya ikinyoma nehe cyatega lift ukuri kamanuka n'amaguru ku masikariye. Ikinyoma cyajya kuva muri lift kigasanga ukuri kumeze gutyo. Kinyoma kirakomeza, abantu yuvuza amagambo menshi y'ibinyoma ukagaragara ubuhangange na favor, kagaragara kubyibuha gusa neza fresher mu matama kubera kuri ya neza ifaranga rya leta, uri utibuka ko ari amaraso y'abana barimo gufumbira Kongo na yaza habumba mu Rwanda barwanira mwebwe sha, kaza kuvuga kuri ngo abantu bapfubya genocide. Ninde upfubya genocide? Na upfubya genocide bikabyo no kubeshya n'ukuri. Abantu turaharanira iyi leta dushaka kwizabaho indi izaza ifite ukuri, ifite ubutabera, ifite kutiyemera, ifite urukundo, ishyira agaciro ku bantu, idafite amoko. Iyo leta yirwa isingiza abahutu n'abahutu iba isa nkaho bakabashiraho nka Katemba murabizi ikinamico nabo baranabizi. Abo Mututsi, ariko Tutsi we no kumwica just utabyumva kimwe na leta. Niyo gahunda niyo nta yindi. I'm telling you. So reka tubaze Bizimana, nyakubahwa ministre honorable Dr. Damascene Bizimana wa Menubumwe, tuambie nini kinaendelea? Wize kuyihe ngoma wowe kutize kuyabyara na Kayibanda? Abanze njambabwe ntara abantu bamwe tuzajya tubona tukabona ari ibimanuka nitumenye ibyabo tukabyitiranya. Hanyuma rero tukitegereza igisubizo na comments zanyu ndashaka aho ngaho mwanuka mutanuka, ndashaka comments zanyu muvuge, ariko muvuge ibintu by'abagabo, muvuge ibintu by'abagabo. Turagiye ko hari umuntu ushaka kubanza kubereka hano uwo mugabo majyaga mumubona. Hari umugabo mwigeze kubona afashe umuhoro cyane bakunda no mu nzibutso baramupresentinga ameti afashe umuhoro gutya. Ariko mwana iyo byose ibyo ibintu byose ni ikinamico, ni théâtre. Bakatubwira baratubwiye ngo irishyano ngo ni setariti yarufashe. None umugabo yibereye mu Rwanda yaranahungabanye, ni arimo arivugira ubwe. Umugabo w'Imana, reka tumwumve gato cyane dutegereje Bizima. Turagaruka kuri Bizimana nago nkore kuri uyu munsi. Minister Bizimana turashaka kuvuga usobanura. Ntabwo wageza kumva ufite ubwoba ukavuga uti none ibi bintu nabifungirwa? Ubwoba bwo narabugize kubera yuko simpakana yuko jenoside itabaye, simpakana ko abantu batisha abandi, ariko ndahakana yifoto kwikwimbeshya nari umwe muri abo. Ariko rero ubwoba bwo narabugize kuko no kuzira karengane byo kuva ifoto yanjye irimo kundiga. Hari igihe wigire hino hano maze guhambura bere ku muhoro bati zana uwo muhoro wigire hino hano, hanyuma uzane n'uwo muhoro. Ngiye kuzana na ya mifuka bateye imifuka irekera aho ngaho, wowe zana umuhoro. Ndaza n'umuhoro, ngeze imbere yabo umuhoro ngufata gutya uko kuri ufashe mu rwagati. Maze kufata gutyo bati ariko rero bati bye ngibyo ufashe nabi, fata umuhoro neza ufatire ku kirindi. Umuhoro ngufatira ku kirindi, noneho bati zamura, ntangira kuzamura umuhoro.
batizamura buhoro buhoro ndazamura buhoro ariko mbe muretse tutarajya kure murumva uwo muntu barimo ari bande bamubwiraga ibyo byose abona abasirikare ba RDF RPA reka dukomeze buhoro ngejeje hejuru batimanura ndongera ndamanura buhoro umugejeje hasi mba natangiye kugira ubwoba ndetse no guhinda umushyitsi tutu birandenga nibaza ibyo ndimo gukoreshwa n'abaherero yabyo noneho bati ufite ubwoba wa musaza we bigenze bite umva sinzi kineye ubwoba ariko ubwoba bwo ndabufite bati humura baramumuriza munyihanganire kabisa ibi bisekwa nk'ibyiza akabi gasekwa nk'akeza kandi umuntu ababaye nuko Imana ndababaye sindimo guseka kubera ibyo bamukoreraga habonemo ndibaza uyu musaza mutima yo kugeza ubu ngubu arimo aratekereza iki ibyo avuga si byo atekereza kugeza ubu ngubu reka twumve ko ibyo atekereza ku kanya ubu ibi muri mu mutima bingana gute akunda u Rwanda umwe muri abo basirikare ambereza akanote k'ijana akanote bajyaga bitaga ngo ni Nyiraneza uhetse Rubadukazi amaze kukampereza noneho ngarura umutima waba waramenye ko wenda abakubwiraga bati hindukira urebe ibumoso urebe uburyo fata umuhoro uzamure boro umanure boro waba waramenye ko bari barimo kugufotora oya ntabwo namenye ko bari barimo kumfotora ariko nyuma yaho naje kuza maze guhumurizwa no kugira ngo nkate ntahe naje kuza kubona umuntu w'umugabo wari wagatiye apareyi Sarika ibi ntabwo twabivamo gusa icyo nenda kubagana kimwe gusa nuko bari abatipe n'abahanga kabisa iyi foto nayo turayibashira nibikunda kuko ni foto yagaragaye cyane mu rwibutso mu nzibutso nyinshi cyane zigenda zerekwa no ma filime amwe namwe ma video amwe namwe mujya mubona bitambuka umugabo ufite agatambaro ku mutwe kameze nk'akagofero kaba cya kiremba cy'abayisilamu noneho afite no muhora ufashe au presentinga gutyo urumva awufashe nka sword noneho that gentleman we bamukoresheje ibyo atazi banje bamuhereza ya note taravunja amafaranga Nyiraneza ahetse Rubaduka kuvuga ngo ni ya note yo kwa Habyarimana ya kera sase umugabo umuntu wese ayibonye nanjye ubwanjye narizi ni intera hamwe tu disi dore intera hamwe kuko buya babonye umva bya bindi by'amacyakubiri babonye umuntu ufite ikizuru kinini ufite isura isa nabi bavuga ngo dore umuhutu aha ngo ubundi tuzajya dupresentinga ibi naho bitandukanye n'igihe badupimaga amazuru igihe cy'abami bagapima amazuru bakarambika uduti tweko byatubabaje ku cyuyungu bitamubabaza kuki rero mwaselectinze kuki mutafashe agacika cumu keza mukagashyiraho no gafotomoro ka presenting you guys be careful ibi rero jewe mbiyeta nkaho ari abaganda nafite ikintu bagiye bita ngo akabadi ni nko bwesikoro cyangwa ibintu umuntu afunganya kugira ngo atambuke nari mfite n'amakuru ndi bagezeho yo gusesengura kuri ibi bigenda biba byanuza bya 23 ku bitero byabaye ku tariki 12 ejo bundi ariko ndumva nafite n'imbaraga yo kubivuga kuko n'ubundi n'ugupfa abana barimo barapfa cyane kabisa barapfa ku mupaka wahitwa ngo nuza wa Kavimvira ni hagati n'umupaka huza Republika DRC hamwe na n'u Burundi aho ngaho rero abantu za 23 hamwe na twirwaneho bariyongoje baravuga ngo reka tugende duhera aho ngaho turebe ku cyo twakora tubababaze bakwikiye ikintu cyitwa abaturage kuri zo tariki kandi n'incakura bamaze kwica uwo mwari mu kazi bamaze kumwica n'abandi bantu baranyaruka ibaranje bajya kuvuga hiriya ngo habaye iki n'iki si yuko ntabwo yabaguye amahoro barabakurikiranye barabarasa hari n'intumbi mwabonye nyinshi cyane nuko uyu muvugizi wabo wa twirwaneho nuza ninde wa undi usa na Senderi ninde uyu witwa ngo ni Fidel Rugabo wakumasha uwo
ntabwo yatinyuka kubivuga, avuga ibindi bicuramya, arabicurikiranya kuko izina ni twirwaneho, akumva ko birwanyeho, atavuze ngo twirwaneho ntiyaruraramo. Hanyuma rero ikindi kibi cyane aya makuru nyamenye too late, mbabwire aya makuru barashinja RDF M23 ibintu yakoze ahantu hitwa Masisi, hari ahantu hitwa ngo ni Rukweti aho bahatsembye ikintu kitabaho cy'amazu y'abaturage arenga 150 bayakubita hasi, barayarasa, bahutaza abantu, barabica, abantu baratumuka, barahunga, noneho basaze byenyewe. Urabona ibi ngibi ari cyo bisobanura, ndaza kukibasobanura mu kindi kiganiro, kuko kugira ngo umenye neza umuntu ko atsindwa urugamba cyangwa impamvu adashaka iriya mishikirano, noneho baba bari mu bihe byiza byo kugira ngo bakore amagambo bagira ibiganiro by'amahoro, ukumva ngo uvira tombe, cyangwa ukajya kumva ngaha bavuga ngo ni Rukweti ngo yagize ibibazo bayirasaguye hariya muri Masisi. No kuvuga ngo haba hari ikindi kibyihishe inyuma, icyo bashaka kugira. Ariko bahitanye abantu benshi nawe utekereza buri rugo ngo 150 kuzigeraho zose usenya, ngo buriya ngo icyo babahoye ngo bacumbikira Wazalendo sha. Ibintu murabyibuka ahantu byabaye, abazi neza mu ntambara y'abacengeza bari bahari mu manika kabo muri bukazantoki. Okay, reka turi wa muhando uzamuka za Mahoko, tuve hano kure nuza kuri Sanfide, sorry, hano uzamuka ku Nyundo, intoki zose kuzitema, nanone umanuka use nkujya kuri Marini ku Gitarako, izo ntoki zizamuka zijya kuri Brasserie, muri ukuntu bazikegese. Noneho mbwira Mago kuntu yarameze, abari mu Mago mwabibonye, icyo mwasogongeye niki? Ibi bintu neza the same shit abo bashakiraga aho bashakiraga abacengezi mu mazu y'abaturage ubundi agasenywa, ni nako iyo system, it's the same system erimo kugenda isenyera abaturage aho ngaho, which is not okay, which is not good. You guys mwaragira mukavuga ngo mukeneye ngo ibiganiro by'amahoro. Really? Ibiganiro by'amahoro nibyo mushaka kweli? Mukeneye amahoro cyangwa muri bagashoza ntambara? Nyenyine bagashoza ntambara bibarusahurira mu nduru, mashaka kugira ngo mubanze mubona agahenge ka drones zibarimo kubacanira ku mutwe ziruhuka. Drones zabamaze byo ndabyemera, suko yabahahamuye, abana banyu babaye amapanci, ariko ibi bikwiye kubera ko ntago harafata umwanzuro. So gupfa bo barapfa, abantu barapfa, ariko ibyo mubona barimo gusenya amazu y'abaturage, abaturage bakabahunga, ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko abagabo badakunzwe na gatoya. M23 RDF no hamstahili hata kuongoza Kongo, hamtaka kuongoza, kwani sio kwenu. Hafite banyiraho hariya, hafite banyiraho, ibyo murimo nago mubizi. Reka ibiganiro birangire murebe ikindi kigiye kuvamo, mutegereze murebe kirarwo umuntu parize beraka beshi bantu mukahaza ntajushagama ntasheshekeshagama ukubera agende kubona. Hanyuma rero dusubire kuri Bizimana wacu. Bizima wowe ubikura he ngo abatutsi nago bigeze biga ku ngoma ya Kayibanda no ku ngoma ya Habyarimana? Turacyakubaza n'ubu abanyarwanda bose baribaza ngo wowe wize kuyande, wize ku ngoma yande, bisobanura Mutesi Scovia mama urwa Gasabo yabyanditse mu mushara y'igitutu bya bindi byanyu ngo toa ngo nanza kuharibika. Abarabivuze abitowe abikuye, ariko dufite amakopi. Kwanza nawe ndaje nkamwoherereza ambwire impamvu yabisibye, mfite nomero za WhatsApp. Hanyuma turi kumwe n'umuganga Ndori wo Kasamutwe. Ndori rwose akomeje kuba ubukombe hano muri East Africa no hanze indengamipaka, aba diaspora barimo baramutangira ubuhamya. Uyu nguyu ararebaho kandi bikarangira. Simfa kuvuga ku muntu utari steady nka wa wundi namamaza ubushize nakoze ikosa rikomeye, numvaga ari umuntu ufatika yaje kunyereza umuntu abantu bahamya none mu buhamya nyirika ibintu by'ibirango yaguze by'abasaza bikajya kuvuga ibintu bitari by'ibigabo biraho n'ibisoresore. Ariko uyu nguyu mu muhamagare kuri 078 20 78 74 iyo ni WhatsApp ye, na 0736 43 25 29 mu mwandikire kuri izo WhatsApp ze zombi, harafu abakoreho ryake.
Bizimana uzikanga nutakora ibintu bimeze neza nutukosoma imivugire yawe. Narabivuze rimwe baraseka abantu ejo bundi barabyandika barakwanjama. Navuze ni Bizimana nadacunga neza azikanga abaye nka Mugesera. Mugesera ntabwo yafashe umurongo atema umututsi. Ahubwo ijambo rino magambo tuvuga arahanga. Iyo tari steady ukabara bayemo harimo nka Robert. Ushobora kuvuga ijambo bakugosora bagasanga noneho wo kwiri no gufungwa burundu. Harabana mbona mu Rwanda bavuze amagambo menshi. Amagambo tuzabaryoza very soon. Tuzabaryoza amagambo tubajyane mu igororero tubajyana aho mugomba guhanirwa. Vuba cyane. Kuko byange bikunde Rwanda ruzahindura ubutegetsi. Tuzahindura ubuyobozi. Sibyo se? Narimo mbabaza ku kindi cya kabiri. Uyu mugabo mwumvishe ukomplaininga. Ntabwo yakomplaininze tata wanje. Ahubwo aravuga yagize ubwoba byahinduye byamuvanye mu bavogereye uburenganzira bw'umuntu bw'umuturage bamukoresha ibyo adashaka baramufotora. Ifoto ye bayikoresha mu nzibutso. Nagiye no kuri ku nteko ngeze mu nteko byabindi bacizeho nyine amateka n'iki byose. Uyu mugabo ifoto yirimo ahantu henshi atandukanye mu bikorwa bya leta. Uyu mugabo aragaragaramo bamwita intera hamwe mu mavideo ne bagiye kuvuga ku bintu bigendanye no kwibuka. Uyu mugabo bamugaragaza ko ari ruharwa. Ifoto yeratambuka bakagaragaza afite imihoro bagiye gutema naho kandi afite umuhoro mu ntoki. N'ikimenyetso cye yabaye nka rogo ya genocide. That gentleman. Kuko ahantu hose baramugaragaza. Nta kintu bamukiye ngo umuntu yavanye akanoti kamwe. Iyo noti marayibuka. Inoti y'ijana yanganaga n'igihumbi cy'uyu munsi cy'u Rwanda. Nuko nabigereranya today. Igihombo kagihe umuntu ngo amufate ifoto igiye kuba public yakaba public figure no akaba yabaye umustar ariko harimo arikira isazi kwitama. You guys mwetereze mwitunganye mwisuzume. Hari byinshi mwagiye muhemukira abantu ariko bimwe turareka tugaceceka. Ariko time will tell. It's a matter of time. Gusa nimuzibagirwe. Hanyuma abantu barimo ndashaka kwanza kugaruka ku bantu barimo complaininga ngo jewe ngo nsigaye ngaragaza ndi nyuma hari ibi byose bya background muyiteho mumve message ko mwanze nabashiriyeho nomero ngo mushireho amafaranga mbashigura amatara nguri ibintu byose bikwiriye ngure na kamera nziza ngure na za lens nziza ni gukorera imirimo nkuko bisanzwe. Nta n'umuntu urimo kuma ya deniki 10 keretse umuntu weje ubundi wamaye amafaranga yo guhaha bambe yamaye nawe udufaranga duke ariko ndadushima natwangize ku mutima n'umuryango wanjye ndishima kabisa. Mbibara nkaho amaye miliyoni y'amagandi numva binshimishije cyane. Ariko uwo kuva natangira ibi bitangaza makuru turanga tuma gusesengura nakwicara hano abantu baravuga turagukunda umamagaye Robert ubahohe Robert turagukunda nabyo ni byiza ariko ntago mukanda kanyenyeri n'ikibazo cyanyu sinzi ikibazo mufite. Nimwongere complaininga ndagaragara nabi kugaragara nabi igihe kizagera ngaragare neza nimbona amafaranga nzashyira ibintu bishe kuri gahunda tujye tugaragara neza tusome twiyubashye tusa neza tudakiriza tudateruye amikoro biremereye ugasanga dufashe imihini mikoro y'ikinini wapi mavazi umuntu akambara imyenda akayisubiramo ibi byose bizahinduka mu byihanganire mujye mu byihanganire n'amafaranga turabona gusa turi ku rugamba turi ku rugamba nuko mbivuze rero abama babyifuza kugira ngo babimenye nuko bimeze. Hanyuma rero imyiteguro Uburundi Kongo bo bari muri situation y'intambara wagira ngo n'igitangira. Uburundi Kongo Tanzania wako kwa matayarisho yani barimo ibyo gahunda yani barabezi ko ari maonyesho ibiganiro by'amahoro ariko icyo bazi cyo no kwitegura ko bazi ko umunyarwanda atari buve kwiziba no hariya muri kariya gihugu cya Kongo mu burasirazuba bwaho bazi neza ko inkotanyi zidashobora kuva muri cya gihugu as long as president wanyu yarabivuze ati jewe nago nteze kuvana ingamba zo bwirinzi. Sasa rero byatumye abantu badaboringa abacanshuro iki byose nimfu z'abana banjye ngo muragenda muzumva kuntu bagenda bapfa kare bafashe umwana hano matekwa uyu muhungu yari special force yari instructor nkanjye wa special force yitwa Ndera nabishize kandi nanjye ndazembeye kwiri nazembeye nabijugunye tayari. Oh sorry
uyu mujyama bamufatiye ku rugamba hari abari bari za Minembwe barwanye bafataye n'abandi na force nyinshi cyane bafata amatekwa bari nano abo ngabo babafashe batanarwanye cyane bagiye kubona abana barabasurroundinze ingabo zibaguye gitumo za FARDC na Wazalendo amwe n'abarundi babona umubare wose batangiye gufata za kamayi n'ibyuma bamanika amaboko abajeni beza cyane kabisa barebara kimwe kagupezianira abandi babaga muri za special 1 na special 2 bambe pole sana kabisa mugende musobanure gahunda zanyu instructor agenda training ingabo shaza handi babigishe nabo baragukeneye cyangwa bakunyuza ko nabonye bageze kuri social media ubona cyo kibaye umuhungu mwiza iwanyu ubungu batangiye kudagadwa ntugire ikibazo nabonye bakuyoye neza nta wagukubise nta wakugize icyo bagutwara ubone special force y'u Rwanda bafashe instructor abari umuntu ufite ubumenyi burenze kubw'abandi agushyiramo ibyazi then akagufromata akagufomingamo ibindi then ukaba umusirikare ukenewe nyawe ujya ku rugamba ufite imyitozo ubundi special force kugira ngo mu training avemo ari special force abanganye abatwaye ibintu byashobora gutraininga section eshatu z'abasirikare ndavuga platoon ashobora kubatwara kugira ngo amareho ibikoresho byose ibyo mwaka wose ari kuri special kuri special force ari kosi ya commando yari yose aba akoresha ibikoresho bishobora kuba byafasha abasirikare mu mibereho ya buri munsi abasirikare 40 kuzamuka cyangwa abasirikare 30 n'abandi aho rero uwo special force iyo mvuze iyo mpamvu mbashyira mu bishwe nshaka na manage uko section igira abasirikare 12 ubundi kuba gatatu ni abasirikare bangahe mu bare vuba 30 n'abangahe n'icyenda noneho tuvuge 40 ubwo rero ibiri by'abantu 40 ubu ngo special force agomba kubirya by'ukwezi barya nawe agomba kubirya akabikoresha mu kwezi kumwe n'ibindi byose mahitagiko yake biranarenga biruta kuri ibyo ngibi kuko akoresha ibintu byinshi cyane special force none rero kuba bafashe instructor wabo nabagenzi be abo yari ari kumwe nabo bigombe kuba bikomeye cyane baba bari mu gihomba aho ngaho niyo mpamvu ubona yo dupfushije yowe nk'ingabo zanjye ifite no special force agapfumwe banumva gahinda kanini cyane abasirikare barikunda cyane kubera imbaraga igihugu cyagutayeho nabandi nabo ni kimwe ni comrades ariko special force yumwakoranye komando n'umuntu hagapfa utekereza urugendo mwagendanye babagenza urugendo runini cyane ako finally ugafatwa kiri umwana utarageze imyaka 40 na then ukabura maboko yaduyi umanitse amaboko nuko byagenze rero bakunze bamege Robert TV ibiganiro byacu marabizi ko ari akagaruka najya ngo mbasezereho nimugire ngo mbahaye ibiganiro bigufi dufite ibindi biganiro biri imbere ariko Bizimana dukeneye kwa dusubiza uyigiye he Oh my god salute